buno buyoga bw'amaki imiserebende imigweja imikingo ngo mukubite byaki kara kayoga gapima amavolte miliyari 100 bagahita bagakubita ku 40 kugira umwe kara kayoga kugira umwe buno bwuma bw'amaki bakajya gucharginga ibihumbi nka 40 rano uzabona abantu bose ba diaspora n'iki ngo yagiye Dubai kubona umudubariye wasinze ni icyaha kuko ho urumva Sabrina nani umwana no muhasira n'umukobwa uri gushakisha ubuzima uri guhiga byatari umeze neza muri no mensi mu buryo bwo kuba ari umuhasira baragutereta Sabrina byakugora. Yo Star Generation umeze mute nizere ko umeze fresh ni wa muhungu wanyu musinga kuri MNTV show televiziyo ya mbere mu gihugu ukwiye kujya ureba buri munsi. So twari tumaze iminsi tudahari ariko murabizi tuba tubasha ibintu byinshi cyane tubafitiye projet nyinshi kandi nziza ku bakunze housekeeper ku bakunze high schools cyangwa ku zindi projets arizo zose tubafite ibintu byinshi byiza cyane. So murabizi turabakunzi banyu turabavugizi b'urubyiruko bimwe bya danje. So hari abantu benshi bakunda kutubaza ngo ese ngo ibintu byanyu ngo kuki mubikora ntibirangire romva kwakunda aka nakazi dukora kandi n'umuntu wavumbuye akazi yasize atakarangije urumva ariko twebwe inshingano zacu tuzabirangiza turizera ko bizagenda neza bya buri munsi sibyo murabizi turabajeni banyu namwe muri abajeni bacu. So niyo mpamvu dora tubabwira ko nibuze ukiri umujeni ufite imyaka byibura 25 27 ukaba ukiri iwanyu ukaba wumva nyine ukabona tereta ni ibintu bibiri ukaba ufite imyaka 25 ukaba ukiri iwanyu ukaba wumva ko ubuzima buzahinduka ukiri iwanyu umva inama nakugira ya danje kandi ukwiye gukurikiza nako ugomba kuguma iwanyu kuko ngo hanze ntago byoroshye noneho ikirungo cy'isukari cyageze ku bihumbi 4 aje rava none icupa ryo ntago bigeze baryongera ubu ngubu no kuvuga ngo tukabarokore nitwe babangamiye muri societe by'uru bundi bagafashe ubundi ntago bagakwiye guhenda bino bintu by'isukari niki bagafashe buno buyoga bw'amaki bw'ubuduruduri imigwende bira buyoga bwose n'imodoka wagira ngo yarewe n'imbwa yasaze kwirukanka cyane urumva buno buyoga bw'amaki imiserebende imigweja imikingo ngo mukubite byaki kara kayoga gapima amavolte miliyari 100 bagahita bagakubita ku 40 kugira umwe kara kayoga kugira umwe buno bwuma bw'amaki bakajya gucharginga ibihumbi nka 40 kundi ngo bara muri bino bihugu by'abarabu ngo ikintu cya mbere cyari kiba kirenze nuko nk'icupa kari hamya burano uzabona abantu bose ba diaspora n'iki ngo yagiye Dubai kubona umudubariye wasinze ni icyaha kuko ho ikintu cyiswe inzoga kirahenze bro akinanga mu Rwanda kuri turasa zawe uranywa ugasinda ugataha uri ibyatsi ku biceri bitatu ubwo rero urumva niba ibintu nk'ibyo ngibyo byatangiye kugenda bihenda amafaranga yarabuze ariko buranga ikintu kimwe kiba gihari iyo amafaranga yabuze amafaranga ubundi ntago ajya amanuka igihe cyose abazamuka buriya isukari izava ku 2000 ejo bundi izagera kuri 3 ntago izigera imanuka ivuge ngo amafaranga nyine ntago amafaranga arakura ntago akura asubira inyuma kure azamuka amafaranga nyine ahorabura ibaze gukura uvuga ngo amafaranga arabuze ukazananimba kuvuga ngo yarabuze urumva ko atazigera aboneka ni urugamba utazigera utsinda na rimwe rwo gushakisha amafaranga uzi kuzayabona wenda uzabona twe twifashisha ahubwo nkatwe abajeni twe dufite ikibazo umuntu aba yibaze se bizagenda bite twe bizagenda ute tuba twe turi mu bana bazigamiye bimeze neza kubona umuntu azaza muri ranzu bigenze gute ni ibintu bizabigoranye bizaca mu zihe nzira urumva ko ni life igoranye kuzabona umujeni wavutse za 2000 n'ibiki byose kuzabona zamuye nawe agacurama kamwe katari bizagenda gute urumva ko ari urugamba rukomeye cyane rutazigera ruzatsindwa n'abake ako bitavuze ngo ni ukwiyandarika so hari umushiti wanjye dukunda gukorana bita Sabrina reka muhamagare mubaze yaramutse gute abakunze Sabrina muri housekeeper reka tunyere mu bakiryi ba housekeeper tubabaze se bimeze gute bo baduhishiye iki ntago bazi ko turi imbere ya kamera no kumubaza twumva ibyari byo ubuse ni yagiye muri shoot babye urumva Sabrina nani umwana no muhasira n'umukobwa uri gushakisha ubuzima uri guhiga byatari umeze neza muri no mensi mu buryo bwo kuba ari umuhasira baragutereta Sabrina byakugora
uje uvuga urukundo byakugora cyane atakwiyumvishemo, kuko ni umwana ufite icyerekezo, ni umwana ufite gahunda mu buryo bwose bushoboka. Sabrina ahubwo umuntu wabuze ni Kevin. Kevin we yaragiye arabura byatari, ndabona atari kwifata, sinzi kiri kubitera. Urumva rero, urumva ko no urugamba rutoroshye, Sabrina ntabwo ari kwifata. Ubu twahamagara nde? Use Kevin mu minsi yashize sinzi ukuntu byari byagenze. Reka numve Kevin bimeze bitera. Kevin nawe ni umwana uri gushaka iterambere rye mu gihe gito kandi byiza, ari kubicisha mu nzira nziza cyane. Uragutereta Kevin uzanye amafaranga byakugora. Kevin ni wa mwana w'umuco, wimurushya telefone yarayijugunye. Rugwe the best, nyirinzu ushaka vutu, ushaka gukubita ifarasi kugira ngo inzu ye yishyurwe. Ubu ngubu arakibambye. Urumva rero nibyo Rugwe nebura nawe no big man, no big mind cyane, abafite ibitekerezo byinshi cyane, ni umudirector. Allo yo bimeze bite Rugwe the best? No buryo maniga seko numva yango ryamanye n'umuntu mani ku ruhande. Kuva ryarize ngiye ibintu mbikora. Kuva ryarize ibintu mbikora ngiye. Bana yingize ngo wikubisa gashi. Kare sha ndo umunyarwanda nzapfa ndiwe. No kuvira ntago ari by'abanyarwanda. Sha perese mwebwe se mwabizanye mu bikwiyo hirya ugira ngo byari umuco w'ina. Ngo bava babikuye hirya. Rero bagiye kubihasha. Ko byahenze. Bava byanduje eme none bakoze association wigaramye isigaye gimusanze shaka kujya kunywa kamwe ikagaruka. Urakina sha. Niko Rugwe? Yo. Twari turi imbere ya kamera. Hari abantu bari kutubaza ngo ese ko ari we director wa Housekeeper cyangwa izindi project za MN TV. Arimo bambaza ngo bimeze bite ngo ko mwazimye mufite ikibazo babajyane kuri Remba. Shaka network man, no network ufite. Ndimo kukubaza. Twari turi imbere ya kamera. Uri imbere ya kamera? Abantu barimo bibaza se MN TV mwarazimye ko mutagikora, muhora mukora ibintu bitarangira, ni cyo kibazo mufite tubafashe? Ikibazo dufite mama tukora ibintu bitarangira. Bababwiye ko ari icyo kibazo ufite. Kandi nge rero director mba ngomba kubaza biba bimeze bite? Basubiza amafaranga nta kintu. Ikibazo cyabuze sheni ngana kuri bura amafaranga. Amafaranga none se warayabonye wanga gusoza ibyo watangiye. Kamakuru dufite ari uko ngo mukinisha abakobwa beza ngo mugahita muzanamo ibintu by'ubuhehesi, then bakabona nta gahunda bakagenda. Sha kuva natangira ntabana uzana ubuhehesi. Ibyo byose mbyumva mu bandi bantu, ariko nta sete ntajya mbona ubuhehesi. Kubera ko bishobora kuba bitabera kuri ku bakinnyi muri rusange ko cyangwa aba director, bikaba ku rwego rw'abakameramani rwa team technique yindi ku ruhande. Abahise kuva mbona na ubwenge ntabwo agira. Kwa kurumva ufite ubwenge ko ari wowe, kandi nawe nkajya mbona wagira ngo ibintu utabikora uretse kuri moti gusa wabikoze. Mana yanjye ubuzima bwanjye ko butoroshye. Urumva? Urumva rero nicyo kibazo abantu bibaza, bakibaza Sabrina tumubona mu yandi maproje arakora, urumva ko ntago ari kuvuga ngo yarabuze. Ahubwo abantu tutabona ni abantu nka ba Kevin, abantu nka ba Yvette, abo bantu ntago dukunda kubabona cyane. Yvette warahashye, umuntu udahari ni Kevin. Kevin nimba yarashatse umugabo, nimba ari mu biki ntumbaza igihari. Wagize gushaka umugabo mu cyangwa gushaka umugore muri bino bihe by'ikiro cy'isukari kiri kuri 4 biragoranye, ntibigoranye? Kuri wowe biragoye ko kwandi biroroshye barayafite. Ndi kuvuga ku ruhande rwawe. Naza ninjye wamushatse. Cyangwa nta ruhande ufite? Bakikari ngiye mutsindiye. Nakekaga ko ari wowe waramutsindiye.
reka sinzi ibyarimo byahugiyemo nanjye simuheruka. So twageraga nyine twapudetinge ku bijyanye n'ibyo ngibyo. Ubwo ndakeka abasubijwe basubijwe n'abafite ibibazo ubwo baratubariza muri comment. Uri feke kweri urizaje. Ubuzima ntabwo bworoshye muri Kigali. Niko mu kiganiro turashyiraho nimero yawe, hari abakobwa ngo bagukunda bajye baguhamagara bakubaze niba bafite impano bakwegera. Like di ruguru ya association y'abahungu. Turi kuri office man. Twari turimo dukora akaganiro dushaka kwa updating abantu kuri MNTV ngo turebe ibyari byo. Ubwo rero tugiye gupiningaho nimero yawe aba diaspora abaki bahamagarira urwe no yabafasha. Nari turabikurikirana. Bavare kuvugira inyuma ya kamera ngo nawe ngufite association y'abasore banze gushaka ngo bibana tu. Ninjye washinze ndanayihagarariye. Brand ambassador. Ndi Philipita. Philipita ni ubakuriye. Philipita ni ubakuriye. Ndarengana yanoteza abantu njya numva bavuga ngo bande ngo ba Graciane nako simbaza abo bose ndababona. Sinzi n'ibyo bakora. Ndumva association yawe yarakomeje kugira abanyamuryango benshi cyane. Ariko iyo yabava yarakabije no bwa mbere yazana mu Rwanda. Ariko ifite n'amafaranga association imanuka imusanze. Nahuye nayo magiye kwaka imfashanyo. Reka bafite ahantu bahurira. Ngo abakobwa babyari wabo babaha imfashanyo ngo n'abasore bajye babaha imfashanyo rero. Imbera zibonye simbizi. No kuvuga ngo leta yige kuri abo bantu nabo abasore babyari wabo bajye bashaka uburyo babagenera akantu ko kwifashisha. Navuze ngo si uburinganire, yari kumbwira ngo ni uburinganire. Ubu nakene uburinganire. Yari waba mukoma akantu n'umujama wajye bamukoma. Reka dusabe leta ibyo bintu byigeho. Ntabwo tugufava ntabwo arayibona ra. Aya bamuhaye inka. Niko ubwo turi kumwe naribe. So murumva ko dukomeje kugenda tuba updating uburyo gahunda imeze. Rero na muri Kigali harashyushye, muri no minsi harashyushye ariko ari gucishamo akazamo akantu kakavura gake kata karinganiye ariko karinganiye ubu ngubu igihe cy'ubukwe kiri kugenda kirangira ndakeka sibyo urava ubu ko ubundi muri sama nibwo babushyushye. Abana nabo ku mashuri bimeze nabo ubu ngubu nibwo igihembwe kiri bari kujya mu murongo bagiye senior 1 bagiye senior 4 batangiye kumenyera ikigo gake. Urumva ko turi mu mpera z'umwaka ubu ngubu rega twatangira kubwira abantu ati umwaka ugiye kusoza ariko iki gihe nanone ngo kikaba kitoroshye ngo abantu bakunda kubura. Sinzi hano nabonye post y'umukobwa w'Igisenyi kiri muto y'imyaka nka 10 n'ingahe 17 cya 16 witabye Imana wavuye mu mwuka w'abazima ariko tugakomeza tunibaza kubera iki muri iki gihe abajeni cyane bari muri icyo kigero bari mu myaka 20 kuza kumanura kugera 20 19 11 kukiri bari kuducika cyane. Ni ikihe kibazo gihari kubona abajeni bakiri bato cyane ukabona umwana w'imyaka ubundi kera nzi ko bapfa abantu bashaje abakecuru abasaza iki kuki abajeni bari kuducika cyane muri no mensi. Cyo ni ikibazo buri wese yagakwiye kwibaza ariko tukanagishakira umuti. Ese nuko ari bo bari kwiyandarika? Ese mu gihe cyashize bo ntabwo ni ikibazo buri wese atabasha kugira ko uyu mwaka kuva watangira abantu nzitungana nzi neza amaze kugenda batatu nduta n'abandi utaho gatoya nabo tungana. Numva ko dukomeje kugenda tubura abantu so babajene akarusho sinzi ikintu kiri kubitera nta makuru mbifiteho ntago nzi ngo biri kugenda gute ariko abajene bari kuducika cyane bya hato na hato. Niyo mpamvu niba ugihumeka umwuka bazimo ukwiye kwicaranye ukavuga ati Mana ushimwe dore undi munsi urakeye kuko muri no minsi ubwo ntago byoroshye no mu mpera z'umwaka komeze mwirinde bwa bujene ubunywa bwa buyoga bwa make bakabinywa nk'abiya ubundi inzoga bayinywa ari ukugira ngo umubiri wawe ushiture ariko abandi bakabinywa ari ukubwangiza ari ukwica nyine. So ubwo rero ni akantu kaba kanyuzemo gatoya dukomeza kubashishikariza gukurikirana ibiganiro byacu byo kuri MNTV kugenda tu updating uburyo bimeze. So
gukora sabo n'ubushake bwawe utabubishaka ukajya ukomeza udukurikirana nta kibazo. Merci beaucoup.